Ikaze nawe kuri Medlife Talk. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se byagufasha kuwirinda. Umuvuduko ukabije w'amaraso ni ikibazo cy'ubuzima rusange ku isi hose. Nko muri Amerika kubera ubwinshi bwacyo ndetse no kwiyongera kw'indwara ziterwa n'umutima, imitsi n'izindi, Abanyamerika bagera kuri 43 bafite ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso. Mbere gato yuko dutangira, ushobora kwibaza uti ese umuvuduko ukabije w'amaraso ni iki? Ese ni ryari tuvuga ko umuntu afite umuvuduko ukabije w'amaraso? Umuvuduko ukabije w'amaraso ni indwara iterwa no ku mutima utera ku gipimo kirenze icyagenwe, aho amaraso anyura mu mijyana ku muvuduko ukabije ugereranyije n'usanzwe. Muri rusange, abantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso usanga kenshi nta bimenyetso bagaragaza. Kwipimisha rero akaba ari inzira nziza yo kumenya uko uhagaze. Iyo bapima umuvuduko ukabije w'amaraso bakoresha agakoresho kitwa sphygmomanometer. Ako gakoresho kerekana imibare ibiri y'ibanze ari nayo bagenderaho kugira ngo bamenye ko ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Hari umubare wa mbere werekana umuvuduko wa systole, hari n'umubare wa kabiri werekana umuvuduko wa diastole. Ubundi ibipimo bisanzwe by'umuvuduko w'amaraso ni igihe umuvuduko w'amaraso uri hagati ya 90 n'120 mm/h kuri systole no hagati ya 60 na 80 mm/h kuri diastole. Bityo rero iyo umuvuduko w'amaraso uri munsi ya 90 mm/h kuri systole no munsi ya 60 mm/h kuri diastole uba ufite umuvuduko muke w'amaraso, aribyo bita hypotension. Rero bemeza ko umuntu afite umuvuduko ukabije w'amaraso igihe systole ye ingana cyangwa iri hejuru y'140 mm/h n'igihe diastole ye ingana cyangwa iri hejuru ya 90 mm/h kuri diastole. Ibi bintu 10 ngiye kubwira byagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa kuwirinda. Icya mbere, kugabanya ibiro. Byagaragaye yuko abantu bafite umubyibuho ukabije bakunda kugira umuvuduko ukabije w'amaraso. Abantu bafite umubyibuho ukabije bakunda kugira ikibazo cyo guhumeka nabi n'igihe basinziriye, bikaba byatuma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Rero bikaba byaragaragaye yuko nibura kugabanya ikiro kimwe kuri rasanzwe ufite ushobora kugabanyaho mm/h ku muntu usanga umuvuduko ukabije w'amaraso. Icya kabiri, gukora imyitozo ngororamubiri. Gukora imyitozo ngororamubiri mu gihe cy'iminota 150 mu cyumweru cyangwa se mu gihe cy'iminota 30 ku munsi byagaragaye ko bishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku kigero cya 5 kugeza ku 8 mm/h. Biba byiza guhozaho kuko igihe wahagaritse gukora imyitozo ngororamubiri umuvuduko w'amaraso wongera ukazamuka. Icya gatatu, kurya indyo yuzuye. Iyo bavuze kurya indyo yuzuye bashatse kuvuga kurya indyo ikungahaye ku binyampeke, imbuto, imboga n'ibikomoka ku mata, ari nako kugabanya gufata amavuta agaragaramo cholesterol. Ibi bishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku kigero cya 11 mm/h ku muntu usanga umuvuduko ukabije w'amaraso. Guhindura uburyo wari usanzwe ufatamo ibyo kurya byawe ntibyoroshye, ariko ibintu 3 ngiye kukubwira byagufasha. Icya mbere, kwandika amoko y'ibyo uzajya urya. Kwandika amoko y'ibyo uzajya urya bizagufasha kubahiriza igihe uzajya ufatira ibyo kurya byawe, ingano y'ibyo uzajya urya ndetse no kumenya impamvu ujya gufata ibyo byo kurya byawe. Ibyo bizagufasha kwirinda kurya bya hato na hato, kurya ibidakenewe ndetse no kwirinda kurya ibishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Icya kabiri, kongera potassium. Potassium igabanya ingaruka ziterwa na sodium ku muvuduko ukabije w'amaraso. Potassium igaragara cyane cyane mu mbuto n'imboga. Ni byiza rero kongera ingano y'ibyo wafataga aho kubifata nk'inyongera cyangwa dessert. Icya gatatu, gusoma ibyanditse ku byo ugiye guhaha. Gusoma ibyanditse ku byo ugiye guhaha bizagufasha kumenya niba ibyo ugiye guhaha byemerewe. Ikintu cya kane cyagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se cyagufasha kuwirinda mu kugabanya sodium ufata mu byo kurya byawe. Iyo tuvuze sodium, abantu benshi ntabwo mukunda guhita mubyumva neza, gusa sodium igaragara cyane cyane muri uyu munyu dufata ku meza. Byagaragaye ko kugabanya umunyu ufata mu byo kurya byawe bishobora kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku kigero cya 5 kugeza kuri 6 mm/h mu gihe waba wari ufite umuvuduko ukabije w'amaraso. Ingaruka ziterwa n'umunyu mwinshi mu byo kurya zigenda zitandukana bitewe n'imyaka umuntu afite. Ubundi ubusanzwe umuntu ntiyakagombye kurenza amagarama 2300 cyangwa se akayiko kamwe k'umunyu ku munsi, gusa ku bantu bakuze bo ntibakagombye kurenza amagarama 1500 ku munsi. Kugira ngo ugabanye sodium ufata mu byo kurya byawe, genzura ibintu bikurikira. Icya mbere, soma ibyanditse ku byo ugiye kurya cyangwa se ibyo ugiye kunywa kugira ngo umenye niba bikozwe na sodium nkeya cyangwa se nta n'irimo. Byaba byiza kugabanya gufata amafunguro akorerwa mu nganda kuko yongerwamo sodium igihe arimo gutunganywa. Koresha ibirungo mu kongera uburyohe mu byo kurya byawe aho kongeramo umunyu. Biragufasha kugabanya amagarama y'umunyu wagombye gushyira mu byo kurya byawe. Gabanya umunyu ufata mu byo kurya byawe, gusa niba utabishoboye ushobora kugenda ugabanya gake gake gahoro gahoro n'urwo rugendo. Ikintu cya gatanu cyagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ni ukugabanya urugero rwa alcohol unywa. Inzoga zishobora kuba nziza ku buzima cyangwa se zikaba mbi mu gihe wazinywe ukarenza urugero. Iyo bavuze kunywa mu rugero baba bavuze kutarenza icupa rimwe ku munsi ku mugore no kutarenza amacupa 2 ku munsi ku mugabo. Mu gihe wagabanyije kunywa inzoga ukazinywa mu rugero bigabanyaho 4 mm/h ku muntu usanga umuvuduko ukabije w'amaraso. Kunywa inzoga ukarenza urugero bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri kandi bikagabanya imikorere y'imiti y'umuvuduko w'amaraso. Icya gatandatu, kureka itabi.
Buri tabi unywa ryongera umuvuduko w'amaraso mu minota myinshi urangije kurinywa. Kureka itabi rero bifasha umuvuduko w'amaraso gusubira ku kigero gisanzwe. Kureka itabi bishobora kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima kandi bikazamura ubuzima bwawe muri rusange. Abantu baretse itabi bashobora kuba igihe kirekire ugereranyije n'abanze kurireka. Icya karindwi, gabanya kunywa ikawa cyangwa se kafeyine. Nubwo nta bushakashatsi buhagije burakorwa kuri iyi ngingo, kafeyine ishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso ku kigero cya 5 kugeza kuri 10 mmHg ku bantu badakunze kuyikoresha. Ariko ku bantu bakunze kuyikoresha ibagiraho ingaruka nke ku muvuduko w'amaraso. Icya munani, kugabanya stress. Iyo uhorana stress bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso wiyongera, nubwo nta bushakashatsi buhagije burakorwa kuri iyi ngingo. Gusa biba byiza gufata umwanya ugatekereza ku kigutera stress, nk'akazi, umuryango, ibibazo by'amafaranga cyangwa se uburwayi. Wamara kumenya igitera izo stress ugatekereza uburyo ushobora gukora izo stress cyangwa se kuzigabanya. Urugero, niba ari ibibazo by'akazi ushobora kwegera umukoresha wawe mukaganira bikaba byakemuka. Ikintu cya 9 cyagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ni ukwipimisha. Kwisuzumisha kenshi bizagufasha kumenya uko uhagaze, bituma urushaho gufata imiti na muganga neza, nanone bituma urushaho kugira icyo uhindura ku mitwaro ku buzima bwawe. Icya 10, gushaka abakuba hafi. Mu gihe urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso uba ukeneye inshuti, umuryango kugira ngo bakube hafi bakwiteho, bityo ukomeze kumererwa neza. Urugero, famiye cyangwa inshuti yawe ishobora kukwibutsa igihe urufatira imiti yawe, bakujyana kwa muganga igihe warembye, cyangwa se bakanagutera akanyabugabo mu gukora imyitozo ngororamubiri. Kandi imyitozo ngororamubiri ifasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Niba ubona ukeneye ubufasha birenze umuryango wawe cyangwa inshuti zawe, byaba byiza kwihuza nabo muhuje ikibazo, byagufasha kunguka inama zagufasha guhangana n'ubuzima kandi bikakugaramo na morale. Kwipimisha umuvuduko ukabije w'amaraso biri ahantu hose, ku bitaro ndetse no ku bigo nderabuzima, kandi nta kiguzi bisaba, nta gikwiye gutuma utisuzumisha. Ndagushimiye wowe uri kujya Essence and Health Talk, ngusaba gukora subscribe, share na comment.